ahubwo umuntu ntaze kuboneka ku kiriyo tugiye kujya aho ndi bumone hose kuko dore imbago yaranyeretse ifoto yawe aho ndi kubukubone hose ndakuraburiza nivuge ko ari wowe wa mugore we utaza no kugera ku kiriyo uje gushinyagurira n'umurambo ni ukuri ko Imana bikubwiye uramurozi wowe uraroga umuntu ukamwica waramuremye hari abantu urica umuntu waramuremye. Yes, kanizere ko umeze neza cyane aho dukurikirana umunsi ku munsi udahwema gukora subscribe like channel na comment kuri Fanny TV 50 televiziyo ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Umunsi wa none muri kuganira na Giti ariko ntago twishimye turi mu kababaro mu gahinda. Ni inkuru yadushenguye umutima aho buri wese yarari aho buri wese azi umuntu witwa Dorimbogo aka Vava akaba yitabye Imana kuri uyu munsi wa none. Ndi kumwe na Fanny turi kumwe kugira ngo tuganire wenda tugire namwe tuvuga mu byamuranze kuko hari kuvugwa byinshi ku mihanda igiye itandukanye. Kaduha ikaze Fanny umeze neza? Sameze neza nyine mudekera ntabwo byaba neza cyane. Uraza kongera ijwi kugira ngo tuze kumvikana kugira ngo tubikurikirane neza gatandukanye. So Fanny ni byari wamenye yuko Dorimbogo yitabye Imana? Jewe ejo saa 12 n'iminota 40 hagati aho ngaho nibwo umushuti wanjye yampamagaye ambwira ati rero ukuntu bimeze Dorimbogo nyine ntabwo bigenze neza birangiye nyine yitabye Imana. Ariko mu minsi yashize igihe Dorimbogo yararwaye twagiye tumara n'iminsi so ntabwo namaze iminsi mikeya namaze iminsi igera muri 3. Yego. Hari umusista wa Dorimbogo ahantu yagiraga nyine yararwariye. Yego. Twaramubajije aradusobanurira ambwira ati rero Fanny rero ntabwo ni ikintu kitoroshye pe ari kuribwa cyane mu nda ari kuribwa cyane umutwe nyine abaganga bakajya bakora uko bashoboye nyine bakabona biri kunanirana ariko Dorimbogo nyine ugasanga yihebye agahinda kari kumwica ari kurira tukamwihanganisha tukumva natwe nyine biranze ikibazo kikadufata ariko nyine kubera kumukomeza ntabwo yarira ngo nawe urire ahubwo umuhereza imbaraga kugira ngo abashe gukomera yumve ko n'ibindi byose arabinyuramo. Dorimbogo icyo gihe yadusobanuriye ko yari amaze iminsi igera muri ngahe avuye iwabo ko ajya kugenda yari yagiye mu bukwe bwo muri famiye yabo. Agarutse aratubwira ukuntu ubukwe bwagenze neza amafoto turayabona tubona nyine byari ibintu bishimishije cyane pe. Muri iyo minsi nta n'iminsi 2 yashize yahise atangira kuvuga ati ndumva yabanje kuribwa mu nda ndi kumva mu nda bimeze nabi atubasanga ari igifu ko ngiye ndwara igifu mugiye kunshakira utunini tw'igifu kwa kundi twamenyere kujya kugura ibinini by'igifu bisanzwe nk'umuntu wese urwaye igifu tujya muri farumasi gushaka ibinini by'igifu. Turaza turamuha aratubwira ati ndumva byanze n'uri nta kintu biri kumfasha. Tuvuga ati rero usobora kuba bikaze wenda igifu hari ukuntu ugereza utunini two muri farumasi tubonetse yego nyine tukaba nta kintu twakora. Abatiri tugiye kwa muganga turebe ko hari ikintu ari ikintu byatanga. Tugeze mu nzira aravuga ati noneho n'umutwe ndumva byanze ndumva umutwe uri kundya byatari mu nda n'umutwe. Abate ese igifu kivuyemo hagiyeho umutwe. Turagenda tugeze kwa muganga bamuhereza twabanje gutinya kugira ngo bamutamutera inshinge kuko twese twahize dukeka ko ari uburozi kuko mu minsi yashize ngiye maze iminsi njya gushyingura mu ntara muri bira bice byo mu rugo abantu bose bishwe n'umutwe naye ntiwavukiye turi kumurya yajya kwa muganga ugasanga hari n'uwigeze kujyayo agiye kwa muganga kwa kundi uba wicaye utegereje ko nabo bakugeraho ngo bakuvure birangira yumiye aho ngaho. Ubwo twagiye kumushyingura mu minsi yashize undi nawe yari umumama ataha avuye ku ishuri nyine kwigisha abanyeshuri ko yari umwarimu ageze mu rugo kwa kundi atikira abana bisanzwe yicara mu ntebe nyine ibyo bikiri kumbabura kwa kundi wumva urushye byatari asinzira gutyo
arasinzira udakanguka wana umutwe ngo yatashye nyine yumva umutwe uri kumurya gake gake arateka koko nuvuga ati barandaza kunywa amazi menshi birashira n'iki umutwe usigaye wica abantu muri iyi minsi kandi aba batipe bafite gahunda yo kuroga abantu nta muntu umenye ngo byageze gute noneho ugasanga bitwaje ngo ni imitsi ngo yo mu bwonko ngo yaturitse amaraso ajya mu bwonko ngo umuntu arapfa ariko ntabwo ariko kuri kuba guhari koko ukuri kuba guhari ni abantu birirwa basigaye baroga umuntu ku buryo utapfa no kumenya ngo yishwe n'iki ku buryo nubwo bajya mu iperereza bavuga ati ni umutwe umwishe nuko nyine dore imbogo dutangira kugira ubwato avuga ati aba bantu bashobora kuba ari amarozi turagenda kwa muganga babura indwara tugabanyirije kwiyavura imbogo nibwo tugeze kwa muganga bamuvuramo indwara kandi ari kuribwa ameze nabi bapima cya gifu babona nabirenze bapfa kuvuga ati reka tube tumuhaye ibitaro ejo wenda azaba yatashye dore imbogo biranga babamuhaye taransiferi ijya muri biriya bice by'iwabo icyo gihe ntabwo nyine twahise tujyayo diregite twebwe baramutwaye bamugejejeyo n'ubundi bakomeza kumuha ibitaro nk'ibisanzwe tuba tuzi ko leta yataha nyuma tuza tuvuga ati rero nimba ari uko bimeze reka dutege tujye kumureba tugeze noneho dusanga yarembye ari kurira nta mahoro ari kugira uri kumva ibintu byose biri kumurya umutwe kino gihimba cyo hejuru mbese muri make wagira ngo bagiteyemo nk'ibintu utamenya ukuntu bimeze yego tubona nyine ni ikintu giteye n'ubwoba bamwe na bamwe turamusengera niho yahereye atubwira ati rero ukuntu ibintu bimeze ni ukuri pe abantu twaba dufitanye ikibazo ni ukuri ndabasabye imbabazi imana nimfasha nkava muri ibi bitaro nkagaruka i Kigali wenda ni ukuri nzashima imana ariko hari igihe nshobora no kutazagaruka ukuntu yari ari kuribwa yumvaga ko atazongera no kugira kuba muzima aravuga ati imana nimfasha nkagaruka no kuri kw'imana nzakora ikiganiro mbasobanurire ukuntu ibintu byose bimeze ariko nibidakunda nyine muzansabire imbabazi bamwe na bamwe abo tutigeze twumvikana ahanini ko abenshi nta n'ikibazo dufitanye ariko hari ukuntu nyine ntazibana zidakomanya amahembe hari n'ukuntu umuntu mushwana mugufi akantu gato cyane akakwitwaramo inzika ariko aravuga ati umuntu wese waba umufiteho ikibazo ni ukuri musabye imbabazi ntazagira n'ikintu mba nkagenda mfitanye urubanza n'abantu turamubwira ati mani wikwiriye uzana ibyo ngibyo kumeze nk'umuntu uri kuraga nta kintu uri bube wakuntu ukomeza umuntu akavuga ati uho ntugire ikibazo nta kintu uri bube dore imbogo mani cyari ikintu gikomeye cyane tuvuyeyo rero nibwo hashize nk'iminsi ngahe tubona hatangiye gutora agatege naherekeje hari umumama ufite cano nimba bahita ngo iki naramuherekeje yarambwira ati ngiye gusura dore imbogo turamuherekeza turagenda tugezeyo aramuganiriza gake gake tubona umwana yatangiye kugira imbaraga ububabare bwatangiye gushira uko biri twabonaga nyine ari umuntu utangiye koroherwa niyo minsi bahise banamusezerera ava mu bitaro batangira kurwarira mu rugo tukaba tumusura muri iyo minsi nibwo bari bamubwiye nyine bamuhaye taransiferi izajya kumunyuza mu cyuma kugira ngo barebe nyirizi ndwara nubwo yari yorohewe ariko ntabwo yari yakize nta n'ubu bari bataramenya ngo arwaye iyo ndwara rero bamuhaye inoza taransiferi bamujyana kumunyuza muri sikaneri ngo barebe ikibazo cyaba kiri mu nda cyangwa se nimba ari n'imitsi y'ubwonko ifite ikibazo gutya ku buryo byateza ikibazo mu nda no mu mutwe barebe ukuntu bimeze ejo ku munsi wa gatandatu rero dore imbogo naranamuhamagaye mu gitondo arambwira ati rero uno munsi aranyura muri sikaneri kuko ngewe nari nagiye uyu munsi kuri ino tariki nibwo cyangwa ni ejo hashize ejo batangaza urupfu rwe ngewe yarambwiye ati rero ukuntu ibintu bimeze uyu munsi nibwo ujye kunyura muri sikaneri turaganira nyine duterana sitori nk'ibisanzwe urabizi ko nta mutima muba aba yifitiye njyewe ntabwo nari mpari ngo mbashe kumuherekeza kwa muganga kuko nari nagiye i Musanze hari ibintu nari nagiyemo by'akazi
ariko ikintu cyambabaje nari ntegereje nyine kumva amakuru ambwira ngo gerageza gutya nasanze ndwaye ni ahubwo ikintu cyambabaje ni uko natunguwe no kumva aho kugira ngo bamenye inkuru ngo wenda yasanze arwaye inani indwaye nini bamaye inkuru bambwira ngo yitabye Imana ntabwo abashije kuhava amahoro. So ndibaza hari inkuru nyinshi, hari amagambo menshi, hari ibihuha byagiye bicicikana bivuga inkuru itariyo, bavuga ngo waratwite ngo se ngo gukuramo inda, ibyo bintu biba byumvisha ute? Oya dore imbogo baramubeshyiraga ni babana baba YouTuber baba bashaka ngo ibintu by'amaviews arafata ifoto y'umuntu utwite agaterekaho umutwe wa dore imbogo. Mu by'ukuri bano bantu mani nimba umuntu arwaye ukimuzana izindi ntuza ukimuzana andi magambo mudafite amakuru ahamye mukazana andi magambo urajya gutangaza ngo aratwite bumuteye inda. Ni nk'abantu benshi bari kuvuga ngo kuva ngo dore imbogo ngo yapfuye ngo yakuyemo inda ngo iramuhitana. Ibi bintu muri kuvuga mani muri gushinyagurira umurambo. Dore imbogo ni umuntu twakundaga, dore imbogo ni umuntu wayitangiraga buri wese, ni umuntu wafashaga abantu bari hasi, nta n'umuntu mana yajyaga yemera kuko ruvuga ngo uri umusitari ngo ntabwo wavugana n'abana. Dore imboga abantu bose yabisangagamo. Ariko ikintu kimbabaje nk'aba bahirimbiri b'abahanya bari kujya kuvuga ngo yari atwite, umuntu wamuteye inda ninde? Dore imbogo ninde muntu bigeze baryamana kurya yavuye umucinza ngo yari atwite cyangwa ngo yakuyemo inda wayimukuriyemo? Nk'abantu bagiye kuvuga ngo rero ngo dore imbogo yakuyemo inda, ubwo bafite amakuru ahagije cyangwa baba bafite nyine ahantu bazikuriramo? Ahubwo leta ibakurikirane ibintu byo kujya kubeshyira abantu atari byo, mujye mumanza mumenye amakuru neza. Abandi ngo yapfire muri gereza, ese mwagiye mutekereza kabiri? Ese ntabwo mubona ngo uko umuntu n'umuryango we ko wagize ibyago basi wenda ngo mubashe kuba mwawugirira impuhwe muhumurize aho kugira ngo, cyangwa nawe nubwo agwaye yari arwaye icyo gihe mumuhumurize aho kugira ngo mumuhumurize mujya kumwandika izo nkuru. Ese bibamarira iki Imana? Ubwo rero nagira ngo tugire icyo tubwira abadukurikiye, kuko nimba umuntu cyane cyane agaruka ku bantu b'aba YouTubers bafata ibintu bakabihereza iyindi ngingo bitagombye kuba biherereyeho, ntabwo ari byiza pe. Mwikosore. Ariko utarajya kure imbogo tugize kuganira arambwira ati njye aho naviriye hariya mu bukwe nyine hari umuntu w'umushuti wanjye wo muri karitsiye ariko ngo ni famiye za kure, ariko atuye nyine muri biriya bice by'iwabo. Ntabwo bari bameranye neza, nyine kwa kundi umuntu agira amashyari, uba usanga umuntu yitereye imbere agatangira kumugendaho, yamunyuraho ugasanga kwa runaka yirirwa avuga utugambo ngo ngo kwa runaka ngo nabonye barabubakiye, kwa runaka ngo nabonye baragize ati, kuko dore imbogo amafaranga yarasigaye abona muri YouTube Imana yarasigaye avuga ngo reka njye gufasha umuryango wanjye. Nawe uri kureba kino kiganiro ntabwo nabona amafaranga, uzi neza ko famiye yawe iri hasi munaniwe kuyizamura. None ibyo bintu byose byatumaga dore imbogo bamugira ishyamba nyine, bakumva mugira ishyari, noneho babona ukuntu ari no kwamamara, bakumva nyine ni ibintu bitabaho kuri bo, bakavuga ati wapi ntabwo byavamo. Rero uwo muntu yaramaze iminsi ngo amugenda, ugasanga yamwandikiye ama message ngo amutuka, ugasanga ko yigeze kunyereka message amubwira ngo ngo mwamwigize ngo badanje ngo muri ngo shango ngo gudufatana ngo karitsiye ibintu nk'ibyo. Ambwira ati uyu muntu aba yarasaze ku buryo aza kunyandikira ibintu nese mutwaye iki kandi kubakira mama se ni ikibazo. Ndamubwira ati abo n'abasazi mani wowe ukora ibyawe utera imbere uteze n'iwanyu imbere, kuko rega nta muntu ukurwa na bose. Bivuze ngo ashobora kuba yasize ishyari n'ubundi. Ishyari mu bantu rigomba kubaho kubera yari gukora ibikorwa byiza. Icyiza ni ukugira ngo basi wenda ntugatera ishyari mu abantu wakoze ibikorwa bibi, batera ishyari wakoze ibikorwa byiza, basi usige n'ibikorwa byiza. Rero uwo muntu ni n'umugore ngo ni abyaye kabiri, ni n'umupfakazi kuko nta mugabo we yagiraga. Umugabo we yari yitabye Imana ngo mu mwaka washize,
ariko kwa kundi nyine abagore baba bafite amashyari n'ibiki n'ubukene baba bafite ugasanga umuntu akugira ishyamba njyewe umuntu niwe muntu navuga nkanahamya neza yuko urupfu rwa Dorimboga rufitemo uruhare niwe muntu nabihagararaho nkavuga ati niwe muntu wamuroze ahubwo uwo muntu ntaze kuboneka ku kiriyo tugiye kujya aho ndi bumone hose kuko Dorimboga yari yanyeretse ifoto yawe aho ndi kubone hose ndakuraburiza nivuge ko ari wowe wa mugore we utaza no kugera ku kiriyo uje gushinyagurira n'umurambo ni ukuri ko Imana bikubwiye none ahagera ndakuraburiza kuko ifoto yawe barayinyeretse ndayizi n'abana bawe narababonye urahagera mbabwiza ukuri izina ry'Imana ndamuraburiza kandi ushobora kuza gukubitirwa aho hantu nuhagera bisereye kuko ukuntu twakundaraga Dorimboga n'ukuntu yari inshuti yacu ntaho twakwihanganira kubona nawe ntiyatinyuka nizere ko amakuru yamaje abarozi barakuroganyiza bakaza no gushinyagurira umurambo biririsha ngo yapfuye baje guhiga ba kabiri baje guhiga n'abandi bagenda umva reka mubwira umugore we aho ndi hose undebe nawe uri hose undebe wirebe aho tuzahurira cyangwa se nta gusanga mu kiriyo cya Dorimboga cyangwa mu gushyingurwa izina ry'Imana njye nawe tuzambara tuzaba babiri tuzaguruka ntabwo bazadukira rero mujye muvana nimba utera imbere ku giti cyawe bro nimba ugize ishyari ry'uko umuntu yakoze rigira ari kuvuga ati nanjye nshaka kugera kuri ibi ngibi reka nkore iki ngiki kugira ngo mbigereho apana kuvuga ngo urajya kumwica kumwishe se bikumariye iki kumwishe ayo mafaranga cyangwa iyo mitungo yari amaze kugirira iwabo urayatwara hiti se yari amaze kugira urayibona mwagiye mutekereza kabiri mbere yo kuza kwishora mu bintu mana ubuse bikumariye iki neza kuba apfuye urarye neza bazi urambara neza si imyenda yari kwambara urayambara mani hari ibigore bisigaye byarigize inoza kandi abakobwa benshi ndababwira ati nimba ugize inshuti mani gira inshuti mbarwa nimba ubona umuntu ari umwanzi wawe umugendere kure iki mana yanjye so Fanny dusoza ikiganiro nagira ngo wenda ugire wenda nk'akantu k'isanamitima cyangwa se k'ihumure wahereza umuryango wa Vava cyane cyane ko tugomba guhereza ihumure abasigaye ikintu cyo nababwira ni kwihangana nyine kuko mani iyo umuntu abuze umubyeyi cyangwa se akabura inshuti cyangwa agabura umwana ibaze ukuntu turi kwiyumva iyo ari inshuti yacu gusa nta kintu twapfanaga ariko ari ubushuti burya ubushuti buruta ubuvandimwe ukuntu turi kwiyumva nyine ukuntu bitadukomereye n'uwatekereza mama we ababyeyi be cyangwa abavandimwe ukuntu bamerewe bikube nk'inshuro 100 basi ubitereke mu mitima yabo nicyo gikomere bafite ahantu hose bari ndabahumuriza ndababwira ati rwose mwihangane umuntu mwabuze natwe twababaye byatubabaje so abari hanze y'igihugu bazi gusa nyine ikintu tugiye gukora mu kanya tugiye kugerayo tubahumuriza tubafate mu mugongo abadukurikirana baragenda babibona 5 kuri 5 uburyo situation yifashemo turagenda tubibereka tubibagaragariza gusa nimba ari ikintu cya mbere kitubabaje tuduteye nimba mu Dorimboga mu kanya hari umushuti wanjye wamamagaye aramubwira ati twumva nyine nta n'ibintu afite byo kuvuga twumva afite ikiniga inimba ku mutima turavuga ati okay wikuri kumubwira byinshi ahubwo tugiye gushaka ukuntu twagerayo basi wenda tubahumuriza turi kumwe apana ibintu byo kuri telefone buriya ntabwo ari byiza cyane umuntu wagize ibyago ngo rero ikintu tugiye gukora mu kanya turagerayo tubabwira ukuntu byifashe tubabwira ukuntu biri kugenda yewe no gushyingura tuzababwira ukuntu bimeze abazabasha kuhagera bazahagere ndetse namwe muri hanze hirya no hino muzajya mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga nta kintu utazabagezaho pe so reka dushimire n'abantu bamufashije mu gihe yari ari mu bitaro bamwohereza amafaranga avuga ati nyamuneka reka turwane ku buzima bwe nubwo wenda bitaciyemo neza wenda icyo bahaniriye kibe cyagezweho katubashimire ku nkunga yanyu mwatanze gusa none twibuka gusura n'abasigaye Dorimboga yarari no gutanga amafaranga menshi uziko hari imiti yigeze kuntuma icyo gihe twagiye kumusura imiti nkayigura 150 ayiguze hanze muri pharmacy ariko n'ubundi biranga aho Dorimboga shano Imana ikwakire mu bayo Imana iguri ridashira aho turi hose turagomeza kwegera umuryango wawe famille yawe nyine
ni ikintu kiba kitoroshye ariko nyine bagomba kubyakira kuko twese ni inzira buri muntu, ahubwo umuntu uri kureba kino kiganiro abo ari we wese aho aherereye hose amenye ngo basi se ngewe nasize meranye na gute n'abantu. Dore imbogo yaratubwiye ati ngewe meranye neza n'Imana yanjye, gusa ku muntu tutameranye neza musabye imbabazi. Nk'uwo muntu wavuze gutyo Imana aba yikuyeho icyasha ku Mana ndetse no ku cyaha yabaga afite n'umuntu, ahubwo nk'umuntu utari kumubabarira wenda baba bafitanye ikibazo, afite ikibazo cyo mu mutwe. Fanny, dusoza ijambo rimwe wabwira abantu bagira amashyari. Abantu bagira amashyari rero, niba ushaka kugira ishyari ryiza, gira ishyari ryo gukora nawe kugira ngo utere imbere, apana kugira ishyari ryo kujya kuroga umuntu. Uramuroga aho hantu uri kujya nawe uzajyayo, kandi icyo cyaha kikakujyaho cy'uko umwishe. Kuba wakwica umuntu cyangwa umurogesha sare nta mumaro mani. Mukore kugira ngo mugere ku byo mwifuza, ariko mwitwaze ngo mwaroga umuntu, kuko n'umuroga n'ubundi byaha yari afite ntabwo uzabibona. Nawe n'umuntu umuroze uzapfa. Uzapfa n'inzira buri muntu, nubwo wenda atari cyo kigihe cyawe cy'uwo munsi ngo uhite ugenda, ariko uzapfa, uzamusanga. Ariko ikibabaje nuko ushobora kuzajya ahatandukanye naho yagiye, uzajya ikuzimu ajye mu ijuru kubera iki? Urwango rubi n'umutima mubi wari ufite mu bantu. Kuko kuba uramurozi, wowe uraroga umuntu ukamwica, waramuremye. Hari abantu urica umuntu waramuremye, waretse yamuremye akaba ari imyitwarire. So icyo ni ikibazo nakwibaza cyangwa se nawe ukibaza, ugasanga umuntu afite ishyari nk'iryo ngiryo, kandi ishyari baravuze ngo ishyari ngo ni ishyano. Ishyari ni ishyano mani. Gadusoza ikiganiro, komeze ndetse mushyigikire umuryango wa Dore Imbogo uri mu gahinda katoroshye k'umwana wabo watabarutse. Kano kanya nta kintu kirenze twavuga kirenze, gusa nyamuneka abantu ufite amashyari, abantu bafasha Imana gucyura abayo batarabazanye ku isi, reka tubagaye. Imana ikomeze kubarinda, mukore subscribe kuri Fanny TV 50. Ciao.